ibirenze amakuru, uduha ibirenze formation, uduha ubuzima bw'ubumana muri twe, kandi aho duhengamye byaratunaniye kuba twifuza kubaho kubwa kamere y'umuntu wa kera duhagararamo, ngashaka kuba umugore mwiza bikanga, gashaka kuba umugabo mwiza bikanga. Turasenze ngo imbaraga zawe nanone zururuke, zikore ku mitima yacu, ziduhindure Uwiteka Mana Nyiringabo, maze Mwami udukoreshe tubi ibyitegererezo muri iki gihugu cyacu, muri iyi miryango yacu, muri generation irembye, duhinduka ibyitegererezo byatera abatoya muri twebwe n'abari inyuma yacu nabo tungana, kuvuga ngo yego biracyashoboka ko umuntu yaba umugabo mwiza, yego biracyashoboka ko umuntu yaba umugore mwiza, yego biracyashoboka ko Imana yaba mu rugo. Mwami tubi ibyitegererezo bitera abandi gukunda umuryango, gukunda kuba umugabo, gukunda kuba umugore, gukunda kuba umubyeyi. Turakwizeye rero Mwami, tuguhaye ubumenyi dushoboye kwegeranya bwacu kugira ngo wowe bugire bugari, ububyibushye, bubyara umusaruro. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire, ndavugaho muri rusange, hanyuma nze no kwibanda ku mugore, kuko dufite umugisha wo kuba dufite undi mupasiteri w'umugabo, Pastor Jean Jacques. Ni umupasiteri mwiza, ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana, mwigiraho inshuro nyinshi, rero turaza kunguka. Ubwo rero ndavuga nk'umugore, kandi ndahamya ko rwose Imana yabikoze nkana. Ubu yari bishoboye ko navuka ndakana k'agahungu, ariko itamo ko mvuka ndi umugore. Hanyuma Bibiliya yaduhaye n'umurimo ko abagore bakuze muri Tito, turaza kuhatinda, bakwiriye kwigisha abagore batoya ibyo kwita ku ngo zabo, byo kwitoza gukunda abagabo babo n'abana babo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero kubw'impamvu z'ibikomere, ntubwire umutima wawe. Harimo abantu bajyaga babitwandikira rimwe na rimwe, akavuga ngo ariko bazajya bahora babwira abagore. Oya, ubwo ni igihe nyine cyo kubwira abagore. Hanyuma n'abagabo burya barababwira. Ushobora kuba akenshi umuntu avuga gutyo, umutima ubukomeretse, cyangwa se afite umugabo utarahabwa amatwi yo kumva. Ariko nyine ese twebwe ibyo twagomba kubwirwa nk'abagore byose twarabyumvise? Ese niba twarabyumvise twabishyize mu bikorwa? Reka rero twibwiranire, tuze nidutinda aho ngaho ntacyo biri bube bidutwaye. Sibyo nshuti y'Imana? Imana ibaha umugisha. Haleluya. Abakozi b'Imana rero bahawe tembe ivuga ngo umuryango mwiza uraremwa. Iyo title yonyine iratwereka uruhare. Iratwereka ko tugomba kubigiramo uruhare rwose kugira ngo umuryango ube mwiza. Uraremwa. Ni ukuvuga ngo ntibyikora nk'uko tubizi, nta kintu cyiza kibaho cyikora, ntacyo pe. Sinzi niba namwe ari uko bibamerera, ariko ibintu byiza byose biratuvuna, bikatuvuna. Kwita ku mibiri ngo imere neza ntirware bikatuvuna, gukora siporo bikatuvuna, kwiga mu ishuri bikatuvuna. Nta kintu na kimwe cyiza cyikora. Kujya gushaka amafaranga ku kazi bikatuvuna, ukabyuka unaniwe cyangwa urwaye umutwe ariko ukajyayo kuko amafaranga urayakeneye. Nta kintu cyiza cyikora muri iyi si yaguye. Cyakora itaragwa ibitovu n'amaho ntabwo byameragamo, ariko imaze kugwa icyiza cyose kirakorerwa. Umuryango mwiza rero ni koko uraremwa pe, uraremwa, tukabigiramo uruhare. Tutabigiramo uruhare ntube mwiza. Imana itugirire imbabazi kandi idushoboze. Birababaje rero kuba umuntu yashaka umusaruro mwiza kandi yabibye imbuto mbi. Ibyo bintu hano nabisanze ni hamwe haratangaje. Ni mu bigendanye n'iki twita ubuzima bw'umwuka, cyangwa se n'ubuzima bwo gushaka urugo ruri mu Imana, ariko umuntu agategereza kuzasarura ibyiza atigeze abibiba. Mu buzima bundi bwo hanze ibyo bintu ntibihaba. Oya, umuntu arabiba ibishyimbo akabaza ko azasarura ibishyimbo, ya savinga cyangwa yakoresha amafaranga simbiza akamenya ngo azunguka. Nta muntu utegereza ikintu atakoze. Ariko muri uru rugendo rw'umwuka no kubaha Imana birababaje, aho tuba twaragize ubuntu tugakizwa, tukaba turi abakristo, tukazategereza kugenda dusa na Yesu, tugwiza imbaraga nk'ize, tugwiza imbaraga zo gusenga, tuba abanyamwuka, ariko ngo tutagize gute, tutagize icyo tubikoraho. Murumva atari ikinyoma? Ni ikinyoma, ni ukwibeshya. N'uru rugo rwiza rero turimo twifuza, n'uyu muryango mwiza turimo twifuza, ntago twabiba imbuto mbi ngo tuzasarura ibyiza. Rashwida n'Imana yarabivuze ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba aragisarura. Rero Imana idushoboze ko tuba abantu bifuza koko kurema uyu muryango mwiza, tukabigiramo uruhare, tukifuza umusaruro, ariko tukabigiramo uruhare dushyigikiwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yaremye umuntu imuhaye kuba ikiremwa gitangaje gifite amahitamo pe. Ahitamo ibintu, umuntu afite imbaraga, turabizi turabibona, avumbura ibintu, agera ku bintu bitangaje. Umuntu ni ikiremwa gitangaje, nuko Imana yabihisemo imure muri cyo mu ishusho yayo. Muri uru rugendo rero rwacu rwo kubaka umuryango mwiza, turimo turavugana nk'abakristo cyangwa se abantu babarizwa mu idini rya Gikristo, ariko naritegereje muri iyi myaka sanga hari abantu
mu bushakashatsi bwanjye butimbitse butanashinga cyane, ariko nsanga hari abantu benshi bakunda kwitirirwa izina ry'ubukristo. Nsanga ni benshi kandi nsanga Imana ntago bayanga, barayikunda, bafite n'ukuntu bayishakamo, ariko Imana ugabona ntifite umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Imana ntibayihakana, nayo irahari, ariko iyo hari ikintu bagambiriye kindi kiraza kikaba kinini. Niba ari umugore arimo yishakira, ubwo ni umugore ashaka, aho azamukura n'uburyo azamubonamo nuko. Niba ari amafaranga yishakira, ubwo niyo ashaka n'uburyo azayabonamo. Anasenga n'Imana ngo ibimuherekezemo nubwo bwaba budatomoye. Hari umuntu unyumva? Iyo arimo yishakira ibyangombwa byo kujya hanze, haleluya we, Yesu ashimwe we, arimo yishakira nka visa ya Canada, ni umukristo, ari adeha ku idini rya gikristo, ariko ubwo niba arimo yishakira visa yo kujya muri Canada, ubwo arayishaka mu buryo bwose. Ahajyamo utunyoma aradukubitamo, ahajyamo kwitiza ibyo abandi arabyitiza aradukubitamo, ariko n'Imana ntagize gute, ntabwo ayanze. No ku cyumweru araterana, naha yaba hicaye bikaba ari ukuntu bimeze. Yesu ashimwe, haleluya. Mu by'ukuri uwo muntu ntahakana Imana, ariko n'Imana si ya mbere mu buzima bwe. Abo rero rya shakashaka ryanjye ritimbitse ryanyeretse ko ari benshi, ariko hari abandi nabo bari muri uwo muryango wa gikristo, mu bana b'Imana, ariko mu by'ukuri Imana ifite umwanya wa mbere mu mitima yabo. Muri make icyo Imana itemera nubwo cyaba kibyara inyungu, barahangana na kamere yabo ibahagararamo, barahangana n'irari ryabo n'ibyo bashakaga, ariko ntibaryumvira, bazakurikiza icyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu rero ntabwo twavuga ko bitavunanye muri ino si imeze gutya. Biravuna, birahombya, birakerereza mu iterambere ryacu n'ibyo twashakaga, kuko iragukerereza ukazategereza ibintu biri mu mucyo we, nayo ikazabizanira aho ishakira we, yaba mu myaka 10 yaba muri 20, cyangwa ntinagire gute, ntinabizane. Hari umuntu unyumvise? Nizana ibyo ikazazana ibindi. Aba bantu rero bagira Imana iya mbere mu buzima bwabo, ni ukuri umusaruro watinda cyangwa ugakererwa ariko uzaba mwiza. Ikibazo rero tukakigira mu gutyo mu bakristo, nuko n'abandi batayanga ariko idafite n'umwanya wa mbere iri aho hafi izirikanye n'icyo bashakaga, nabo bashaka, kuko bafite amakuru menshi y'ibintu by'Imana, barayafite ayo muri Bibiliya byose byinshi barabifite, ariko nabo barashaka umusaruro nk'aho Imana iyobora byose. Nasanze rero Imana nayo mu bumana bwayo, aho ngejeje kumenya ibyo twayeguriye, ibyo iyobora, ibyo ifiteho ijambo, ni nabyo ikoreramo byuzuye. Imana ishimwe. Ibindi bikoreramo igice, kuko nanjye avuga ngo nayinyibeshye mu bumenyi bwanjye bugufi, ariko ni nkaho yavuga ati sinamenye, sarabimpaye, uru rugo ararundekuriye, ndekuriye kontrole yabyo, cyangwa aragaruka mu kanya bifate. Imana itugirire imbabazi. Utuma rero ibintu biba byiza, ibi turimo tuvuga ngo umuryango mwiza uraremwa, utuma ibintu biba byiza twese turamuzi. Haleluya, ni Imana, se umwami wacu Yesu Kristo. Niwe ugorora ibintu bigoramye, niwe unsanga akamvura n'amarangamutima yanjye yapfuye, niwe unsanga akanyiza kamere yo kwikunda, niwe unsanga akanyuzamo imbabazi zidakama, akanyuzamo urukundo rw'ukuri rw'Imana, nkabasha kurukunda uwo twashakanye, ukabasha kurukunda bufite. Atahari se umwami wacu Yesu Kristo, adahari ku bwa Mwuka Wera, ntibikunda. Wari wabyuka waragambire kutazongera kuvuga nabi, ariko ugasanga byaguhingukanye hariya, ariko dati yaje. Iyo tugenda tumwiyegurira, nukuri aradutunganya, aratunoza, tugahinduka abagore n'abagabo bameze nk'uko ashaka, akavura aharwaye, agakosora ibikosamye. Ubwo rero tumuzi, utuma ibintu biba byiza, tuba dukwiriye kumwegera kurusha ibindi bintu byose. Imana itugirire neza. Haleluya. Abantu benshi rero ko navugaga bifuza kuba mu bintu byiza, ariko ikiguzi cyabyo kuko kiri hayi, ntitwitegure kukishyura. Icyama twebwe twicaye hano, n'abazatwumva n'abazatwumva hanyuma, tukaba turi abantu biteguye kwishyura ikiguzi cyo gutunga mu muryango wacu bamwiza, nubwo cyaba kiri hayi, nubwo cyaba gihenze. Ariko nkaba ndi umugore, nkaba ndi umugabo uvuga ati icyo data azamenyesha, nzashaka no kumenya, nziga, nzatega amatwi, nzakurikira, nzarebera ku bandi, nzitoza, ariko ikintu cyose nagiramo uruhare cyatuma umuryango wanjye uba mwiza, nzagikurikira. Icyama tukaba ari uko tumeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Banyagalatiya nakoresha biri ijambo ry'Imana, igice cya 5 umurongo wa 22 ngeze kuri 24. Ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya 5, Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Abanyagalati 5:22 kugeza kuri 24. Haravuga ngo nyamara imbuto ziva kuri Mwuka nizi:
ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni imico myiza, ni ukudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. Bene ibyo nta mategeko abibuza. Abakristo Yesu babambye kamere yabo ku musaraba hamwe n'ingeso mbi zayo n'irari ryayo. Reka nsubiremo. Imbuto ziva kuri mwuka nizi. Hari umuntu utakwifuza kugira umugabo n'umugore bameze batya? Ntawe. Buzuye urukundo, buzuye ibyishimo, buzuye amahoro, buzuye kwihangana, buzuye kugira neza, buzuye imico myiza, buzuye kudahemuka, buzuye kugwa neza, buzuye no kumenya kwifata. Abagabo n'abagore babambye kamere yabo ku musaraba. Ibyo bintu ntibiryoshye. Tekereza kubana n'umugabo umeze gutya, wabambye kamere ku musaraba, umugore umeze gutya, wuzuye ibyishimo n'amahoro. Abamama, haleluya, haleluya. Hari ibyishimo biducika, ukumva agashiha niko karimo gasohoka bwa mbere, wenda ugatewe n'impamvu zumvikana zo gukomereka, ariko imbuto y'umwuka wera ikagucika. Ibi bintu nta muntu n'umwe utabishaka, ariko umwuka wera rero nawe ahabera igitangaza. Ntabwo aza ngo ahita anterekaho urukundo, anterekaho ibyishimo, anterekaho amahoro no kwihangana, anterekaho kugira neza n'imico myiza, antereke kubamba kamere yanjye no kutikunda, abinterekeho. Ashwi, araza akabanza agakanda rutansi, kuko ntabwo rutanse yuzuye rutanse, izi mbuto z'umwuka wera z'ubumana nazo zajyamo, ntibikwirwa namo. None yakanda rutanse akarira, akababara, Imana igakoresha igikoresho yashaka icyo ari cyo cyose, inyambura kwikunda. Kuko rwa rukundo umukozi w'Imana yabigishije, rwa rukundo rw'Imana, urukundo rwitwa agape rw'Imana, rutandukanye no kugukunda kuko wambereye mwiza, rutandukanye no kugukunda kuko wangiriye neza. Ni urukundo rukomoka ku Mana. Ntabwo ari umwuka wera azarutereke ku kwikunda kwanjye, arabanza amareho iminsi akanda kwikunda kwanjye akumaramo. Ubu si umugore n'umugabo bafite urukundo rw'Imana, ingo ntizazongera gusenyuka, kugirana nabi ntitwabyumva, ibiteye ubwoba tugenda twumva uyu munsi bizacika burundu. Ariko ibi tubikura hehe? Ku Mana. Turi hano nk'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndakwinginze, turimo tuvuga iby'ingo nziza, ndakwinginze ubusabane bwawe n'Imana ubu buhagaze, nibwimbike inshuti y'Imana. Aza kuzuza ubugwaneza kandi bitera ubugwaneza bidahari, aza kuzuza imbabazi kandi ibintu byarabaye byinshi utabasha kubabarira, aza kuzuza urukundo rudaka, aza guha ibyishimo isi yabikunyaze. Amen. Ubwo rero ibintu tuvuga twese twifuza kubibona mu bo twashakanye, reka duharanire ko twebwe bitubamo, kuko umuntu wenyine ufiteho ubushobozi ni wowe ubwawe, si umugabo wawe, si umugore wawe. Njyaganira n'abadamu bakanezeza, aho dusengera aho twasengeraga, akazambwira ati ngewe naje hano gusenga nje kurega umugabo wanjye. Turabarega itonde. Azaje kumurega hehe? Ku Mana. Nicyo cyari gitumye yegera ibintu by'Imana, atangira kujya havugirira ijambo ry'Imana, atangira gukurikira inyigisho, agiye kurega umugabo we kuko niwe mubi. Twebwe nta kibazo tuba dufite. Yesu rero habera mwiza, wahagera wahura n'ijambo ry'Imana akakwereka ko ari we mutindi wo kubabarirwa, hanyuma ukihurira n'agakiza ugakizwa. Izi mbuto ngo turimo tuzivuga twese twanezerwa no kuzibona mu twashakanye, ariko umuntu wa mbere uzikeneye ni ngewe, ni wowe. Imana ishimwe cyane. Data rero yahageze araza akankoramo umurimo, kugira ngo rero umwuka wera gukoremo umurimo, uramwemerera akagufasha gupfa kuri kamere yo kwikunda, akagufasha gupfa, kandi gupfa kose kurababaza. Ikintu cyose wafata ukagikanda ukamera nk'ugisicyonyoye kirataka, kigataka, ariko tugataka dukira. Ese koko uri umukobwa, uri umuhungu mu maso y'Imana, Imana inejejwe, yishimiye kuba yarafashe umuntu wayo ikakwizera, ikamushyira mu buzima bwawe, igafata umukobwa wayo, igafata umuhungu wayo, ikakwizera, ikamuguha, akaguha ubuzima bwe. Mu masezerano abashakanye bakorana mu nsengero zimwe na rimwe aravuga ngo nzakubahisha umubiri wanjye wose, ngo nzakubahisha ibyanjye byose, ibyanjye byose bibaye ibyawe. Tekereza Imana gufata umuntu wayo ikaguha icyo cyizere kingana gutya. Ndumva bikwiriye, urumva bikwiriye. None se ubwo tuba tutabikwiriye byuzuye, nitwemerera Imana ikora umurimo muri twebwe, tutaburana nabo twashakanye, tudafite urubanza kuri bo, tubwira Imana ngo Mana kora umurimo wawe muri njyewe. Imana ishimwe cyane, cyangwa umutima wawe urimo kubishaka. Ese turi abantu koko bagiye kugira icyo babikoraho, kuko iteme yacu iratwereka uruhare rwacu. Umuryango mwiza uraremwa, turi abantu bifuza kugira icyo babikoraho. Kandi
Ikinyarwanda cyabivuze neza kibyita kubaka urugo. Kubaka na finishing igibaho ngo barangize. Ni ukubaka tukongera tukubaka tukazarinda dusaza tucyubaka. Ese umutima urabigambirira ko hamwe n'Imana uri bwiyemeze kugira uruhare mu kurema umuryango mwiza? Ubwo rero bwo ukubaka ni buri munsi, ni buri mwanya, ni buri segonda kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Imana ishimwe cyane. Icyampa umutima wawe ukaba ubyifuza muri ubwo buryo. Umuryango mwiza uraremwa. Ese njyewe niteguye kwemerera Imana kwinkoramo umurimo, nanjye ubwanjye nkikoramo umurimo, ngashaka ubumenyi, ngashaka ubwenge bw'Imana, nkabisengera, nkagisha inama, ariko nkabigiramo uruhare? Imana ishimwe. Kuko mpamvu umuntu wo gukoramo umurimo ari wowe nanjye, nuko umuryango wacu tuzawuzanira ibitwuzuyemo, nibyo tuzasuka mu rugo iwacu. Umuntu wa mbere wo gukorwamo umurimo ni njyewe, kuko ibinyuzuye niko n'iby'iwanjye bizasa. Abashaka ibyiza rero bagira uko babaho. Imana ishimwe cyane. Ntago bavuga ngo nuko nteye ni munyakire mutyo. Ariko uzi gusanga iyo mvugo mu mwana w'Imana, murumva koko bitababaje? Umugabo wakijijwe, umugore uvuga ko wakijijwe, akavuga ngo nuko nteye ni mumfate gutyo. None se kuteye nabi? Ubu dukomeze twihangane tubabare abo mwashakanye bahore bababaye koko, kandi data afite imbaraga zo kudukoramo umurimo. Mureke tubigiremo uruhare. Imana ishimwe. Iyo mvugo ntikwiriye kuba muri twebwe. Hakabaho n'abandi ariko batari hano bavuga ngo ubwo se ngo banyigisha iki? Ngo nese ngo kuba umugabo kuba umugore se birigwa pe, biri no muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Abashaka ibyiza rero twebwe reka tubigiremo uruhare. Twe kuvuga amagambo nk'ayo ngayo y'ubupfapfa ngo nuko nteye ni munyakire, ahubwo tuvuge data ngo mpindura. Cyo kintu kimbamo kibabaza uwo twashakanye, cyo kintu kimbamo gituma abana bihisha, cyo kintu kimbamo mugenzi wanjye ahora ambwira, nafashe umwanya nkavuga ngo aho kugira ngo mbwe ngo urambeshyera, nafashe umwanya nkabaza Imana ngo ariko Mana nyereka koko aha hantu kandi koko nahankosore. Imana ishimwe cyane. Ikindi ku rundi ruhande, ntago dukwiriye kuba abantu bavuga ngo oya ngo byaranze, ngo urugo nyine ngo uri kuri ngo byaranze nzabyakira kuri uriya mugabo byaranze, uriya mugore byaranze. Oya, dukwiriye kuba abantu bahora basaba ubuntu bw'Imana, ngo Imana idushyigikire. Ibyo byanze bizagera igihe bikunde. Ntago tugomba kugiving up, kuko hari abantu babana ariko baragivinze up kuri bagenzi babo, bararekeye avuga ati nuko nyine turi abakristo nyine tujya muri assemblée ya Gasogi nyine tuzajya dupfa kujyana ariko nyine twizere Imana ishobora byose. Hanyuma mu gusenga, mu gusaba ubuntu bw'Imana, twifuze ko umurimo w'impinduka wakoreka muri twebwe. Duharanire rwose kurema umuryango mwiza. Mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 5 ndahera haruguru gatoya, umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Abefeso 5:8 kugeza ku 10 haravuga ngo kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Ngo erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Turimo turavugana nk'abashakanye. Bibiliya yatubwiye ngo twahoze mu mwijima, ariko imbabazi Imana zitugeraho tuwuvamo. Niba twaravuye mu mwijima rero, ngo nuko rero tujye tugenza nk'abari mu mucyo koko. Ese abari mu mucyo bagenza bate? Abari mu mucyo babaho gute? Babaho ubuzima bumwe, ntibagira ubuzima bubiri, ntibagira ubwo bakinga n'ubwo berekana. Tekereza kuba twaravuye mu mwijima tukaba twaraje mu mucyo, ariko nkaba mfite password muri telefone yanjye. Umugabo umugore wawe adashobora kugira gute? Adashobora kugira gute? Nkaba mfite konte zanjye, uwo twashakanye adashobora kugira gute? Uwo muntu aragenda nk'uwo mu mucyo ra? Ntabwo agenda nk'ubwo mu mucyo. Hari igihe icyaha kiba rusange kimera nk'icyorezo, cyaba ahantu henshi abantu bakacyakira. Twirirwa mbwira abagore ko telefone z'abagabo banyu muzishaka mwiki mwazihoreye, ubwo nyine mbagira inama ndwana ngerageza, ariko se ubundi akwiriye kuyihorera? Tubwizanye ukuri, ubundi iyo telefone ibamwe ibiki? Uwo muntu agendera mu mucyo? Nagombye kuyigwaho ukayikoresha nk'uko wakoresha yawe. Haleluya we, haleluya, haleluya. Turasohoka hano tuvanyemo kode niba arizo dufite. Ngo niba umucyo waraje mujye mugenza nk'abari hehe? Nk'abari mu mucyo koko. Ushobora kuvuga uto twashakanye arangiza, cyangwa se imbiza harimo amabanga y'akazi, amafaranga sinayamubwira yose, ariko mutoze kugeza igihe mugendaniye, cyangwa se unayamwima ariko wabimubwiye.
reka si ngombwa ngo nkwemere ibintu byose, ariko kuba mu mucyo no kuba mu mucyo. Imana itugirire imbabazi ako karagaciyemo. Ngo rega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Ese turashaka ingeso nziza, ngo inkomoko yazo ni mu mucyo, ni muri Kristo. Hanyuma ku 10 akavuga ngo mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Ibi nabivugaga muri rusange kuri twebwe bari muri Kristo Yesu, babagore n'abagabo. Dushishoze, bidushishikaze kwifuza kumenya iki Imana ishaka ku mugabo. Mbere yuko nibaza ngo Imana irashaka iki nk'umubwiriza w'ijambo ry'Imana, mbere yuko mvuga ngo Imana irashaka iki nk'umupastori, Imana yifuza iki ku buzima bwanjye nk'umugore, kuko niwo muhamagaro wa mbere nahawe, kandi nzahagarara imbere y'Imana nkavuga ngo dore nuko nabigenje, ikanshima cyangwa ikangaya. Dushishoze, dushakashake kumenya iki Imana ivuga ku bagabo no ku bagore. Imana ishimwe cyane. Tubiharanire, twe kuba abantu bahita mu mwijima tukanga kugenda nk'abana b'umucyo, ahubwo tugende mu mucyo. Imana ishimwe cyane. Niba warahuye n'umucyo, ukwiriye kugutera gushaka uko watunga za ngeso nziza zose zibereye umugore, zibereye umugabo, nkazifuza. Uyu munsi natsindwa nkongera ngasaba imbabazi n'ubuntu bw'Imana kugira ngo Imana ishoboze, ariko nifuze ingeso nziza zose zibereye umugore n'umugabo bari muri Kristo Yesu. Dukwiriye kumara umwanya dushaka kumenya iki Imana ivuga ku mugore no ku mugabo. Ubwo umuntu avuga ngo babyiga, ngo se ngo babyiga hehe? Ibyo batiga wenda nibyo twakuye iwacu mu muco, kandi nabyo burya barayiga. Iyo umuntu abazi yitegereza abantu abareba abarimo kwiga. Ariko noneho iki gitabo cy'Imana kirimo abagabo bubaha Imana uko bakwiriye kubaho babanira abagore babo, kirimo abagore bubaha Imana uko bakwiriye kubaho. Ni gute rero nawe umupfapfa, ko birandi kwivuga ngo umuntu abaye umupfapfa iyo adashaka kumenya ibyo Imana ivuga? Ni gute nagira ubupfapfa budatuma mara iminsi niga umugore mu ishusho y'Imana, umugore Imana ishaka uko ameze? Uwo mukoro ubwawe urahagije, tutagiye no gushaka ibindi. Imana idushoboze. Niyo mpamvu rero turi hano, ni ukugira ngo buri mugabo, buri mugore, twebwe turimo tuvugana natwe biratureba, ni ukugira ngo buri mugore, buri mugabo ahagarare nk'uko Imana ishaka. Inshingano z'abashakanye. Mu rwandiko nanone ahangaha turi mu Efeso 5, ngiye gusoma ahantu harehare masome gusa hanyuma nkomeze. Abefeso 5 kuva ku murongo 21 nkoresheje biri ijambo ry'Imana. Icyampa aya magambo akaguma mu mutima wawe. Benshi twayumvishe kenshi, turayumva kenshi mu nyigisho z'abashakanye, turayumva mu bashyingira, ariko reka yandikwe mu ndiba y'umutima wawe, ujye uyibuka mu nshingano zawe n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ngo mujye mwubahana, kuri 21 niko hatangira, ngo mubitewe no gutinya Kristo. Bagore mwubaha abagabo mwashakanye nkuko mwubaha Nyagasani. Umugabo niwe mutwe akagenga umugore we, nkuko Kristo ari umutwe akagenga umubiri we, ari wo muryango abereye umukiza. Nuko rero abagore bagomba bagira gute? Bagomba kubaha abagabo bashakanye ku buryo bwose nkuko umuryango wa Kristo umwubaha. Bagabo mukunda abagore mwashakanye nkuko Kristo yakunze umuryango we akawupfira, ngo kwari ukugira ngo awiyegurire, aweze awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Uwo muryango ari wo mugeni we, awishyingire ufite ikuzo, nta kizinga, nta munkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ngo ahubwo uboneye udafite inenge. Uko niko abagabo, uko niko, Bibiliya ni nziza, komparezo. Uko niko abagabo bagomba gukunda abagore bashakanye nkuko bakunda imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunze. Ngo nta muntu wanga umubiri we bibaho, ahubwo arawugaburira akawukundwa akaza nkuko Kristo agirira umuryango we. Ngo kandi nitwe ngingo z'uwo mubiri, ibyanditswe biravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umuntu umwe. 32 iryo ni ibanga rikomeye, ariko nge ndemeza ko rireba Kristo n'umuryango we. 33 icyo akora namwe rirabareba. Umugabo wese muri mwe akunda umugore we nkuko agira gute? Nkuko yikunda, kandi n'umugore nawe yubahe umugabo we. Turamutse tubaye abagore n'abagabo tugakora etide biblique kuri imirongo buri munsi, buri mugoroba, buri uko tubyibutse, twaba abagore n'abagabo bameze neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko rero navuze ngo dufite umugisha uko dufite Pastor Jean Jacques uri buganire ku ruhande rw'abagabo. Reka nivugire ku nshingano z'umugore. Izo ndi buvugeho uyu munsi ndazikura muri Tito 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Ariko ntibivuze ngo abagabo ntibagiye kumva, kuko ijambo ry'Imana ntiribura icyo rivugana n'umuntu. Amen. Tito 2:3 kugeza kuri 5 nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo abakecuru nabo nuko, cyangwa abagore dukuze.
nabo nuko ubabwire bifata uko bikwiriye abantu bubaha Imana. Burya habaye inyifato itajyanye n'abantu bubaha Imana, namwe mujya muyibona. Uko bikwiriye abantu bubaha Imana, ntibabe abanyamazimwe cyangwa abaja b'inzoga, ahubwo bajye bigisha abandi ibyiza. Umugore yigishe undi mugenzi we ibyiza, ngo bamenyereze. Haba akantu ko kumenyereza, kuko tuba tutari tugasanganywe. Bamenyereze abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese burya birigwa? Yego, usanzwe umukunda mu mutima, ariko ishyirwa mu ngiro, ishyirwa mu bikorwa ryarwo ririgwa rikimenyerezwa. Bamenyereza abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo. 5, babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika. Haleluya abagore batoya. Babigishe kuba abanyangeso nziza no kutiyandarika no gukorera ingo no kugira umutima. Kugira umutima birigwa? Yego. No kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye. Nuvuga ngo igihe tutemera ko batugenga. No kwemera kugengwa n'abagabo bashakanye kugira ngo hatagira utuka ijambo ry'Imana. Inyifato zinyuranye n'izo zitera abantu gutuka ijambo ry'Imana, gusuzugura Imana, gukerensa ibyo tubamo. Ariko izi nyifato zitera abantu kwemera ubutumwa bwiza tuvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Turakura muri utuntu 6 nk'abagore tugiye kwiga nk'inshingano z'umugore tuvugaho uyu munsi. Bibiliya yuzuye ubutunzi, icyampa Umwami Imana akaguha inyota. Haleluya. Akaduha inyota tukajya tuyijyamo ngo twumve uburyo twunguka. Bibiliya iha umuswa kujijuka, itera umuntu kuba umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Akuzurwa n'inama z'Uwiteka, kandi ubwenge bugahinguka inyuma bukamugirira umumaro, agahinduka uwo kubahwa no kwigiraho kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Njyewe ijambo ry'Imana ringirira neza, rimaramo ubunyamirambo. Haleluya. Ringirira neza. Napfuje mama wanjye nkiri mutoya, nyine nako gaciyemo. Urumva rero kuvukira Inyamirambo ugapfusha mama ukiri mutoya, ukagira papa we umwambiyanseri. Ambiyanseri murabyumva? Uyu munsi babyita kurya isi. Muri generasiyo yanjye twabyitaga ko umwambiyanseri. Ukagira papa wawe urya isi, amafaranga abonye akaturya mu isi, akagira ko na bya bindi bavuga barya nabyo. Hanyuma ugapfusha mama wawe ukiri muto, ufite imyaka nka 15. Hanyuma ukirera muri iyo Nyamirambo. Ijambo ry'Imana rirakabaho. Riragukosora, ikavuga ati gabanya hano, rikakukosora. Yesu ashimwe. Ndashima Imana impaye gusazira muri ryo. Haleluya. Kuko hari igihe ndeba ngasanga imyaka ntiza n'ikinyabupfura, ugasanga umuntu asaje atafite ubureri kandi ashaje. Hari igihe nkubitana n'abantu tungana ba generasiyo yanjye, nkavuga ntari ko Mana, uzi gusaza ukagira imyaka 50 ugakomeza kwifata nk'akobwa k'imyaka 25. Rero twebwe abagore none n'ikindi, uko dusaza niko turushaho kwikunda. Ariko nabonye n'abagabo ari uko, agakanta mukari nabi, imvi murazihisha, byuma murabiterura ngo mwirwaneho. Twese turi mu rugendo rwo kwirwanaho. Ariko bitera agahinda kumva mbwira ati nukuri, ukavuga ati yaba imyaka yaba ibicece byose ntibyemera ko kenda, ugasanga ntibimwemerera. Ariko garuka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bitukisha ijambo ry'Imana. Reka rero turebemo utuntu 6 nkuyemo ahangaha twibwirirwa twebwe abagore. Ahambere hatubwiye ngo kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana. Bibiliya yasabye abagore bakuru gutoza abagore batoya kwimenyereza gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese wambaza utise tuba dusanga tutabakunda? Tuba tubakunda ariko mu buryo bwacu, mu buryo bwacu bukocamye, butarimo impuguro z'ijambo ry'Imana bwacu nyine. Ukamukunda mu buryo bwawe. Urugero, nshobora kumukunda mu buryo bwanjye nkamupostinga kuva mu gitondo kugeza ninjoro, ngashyira amafoto, ariko ubwo nibwo buryo bwanjye. Hanyuma Bibiliya yazamo ikazana ibindi byiza by'umumaro bishyirwa mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Abagore bakuru rero nibabanze babyitoze ubwabo, nibarangiza batoza abagore batoya. Iyi ni inshingano ya mbere, kwimenyereza
gukunda umugabo no gukunda abana. Uru rukundo rero umugore muto asabwa kwitoza ruva mu magambo no mu tuntu duto dutoya, natwo ni twiza utugifti, ariko rukagaragarizwa mu bwenge bw'imigenzereze ya buri munsi. Sinzi niba hari umuntu unyumvise. Yesu ashimwe cyane. Umuntu w'umugenzi tutabana, umuntu w'umugenzi mutabana aje akaguha impano, ntibiryoshye? Biraryoshye. Akubwira ko gukunda, akubwira amagambo meza, ibyo bintu biraryoshye. Akagura ururabyo akagenda, biraryoshye. Nta kindi kintu kinini umutegereje kuko ntimubana buri munsi. Ariko umuntu mubana buri munsi ushobora kuzana izo gifti, ugatanga ururabyo, ugakora ibintu byiza, ariko bitaherekezwa n'indi migenzereze y'ubwenge, bya bintu bigahinduka imfabusa. Ese ubu hari umuntu unyumvise? Arahari? Yego ko bagore bagenzi banjye, barumuna banjye, bana banjye, ko harimo nabo nabyara. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nabo tungana, niba harimo n'abanduta, Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo mu nshingano ya mbere ni ukwimenyereza gukunda umugabo n'abana bacu. Uru rukundo ruvugwa ni urukundo ruzagaragarizwa mu bwenge bw'imigenzereze ya buri munsi. Nongera mvuga ngo umuntu tutabana burya ntumutegerejeho byinshi. Yaguhereza ikintu cyiza akigendera, yaguha inka akigendera, yaguha iyo gift akigendera, yaguha icyo kintu cyiza akakubwira n'ijambo ryiza akigendera. Nta bindi biri bubangamira umubano wanyu. Ariko umuntu mubana, iyo ibyo bikorwa byiza biherekejwe n'imigenzereze itaryoshye, rwa rukundo turimo twitoza usanga rubaye nka zeru ukuntu. Oh, haleluya. Uwo tubana rero, uwo mubana ategerejweho ikirenze icyo, ikirenze iyo gift nziza, ikirenze icyo gikorwa kimwe cyiza, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo kwimenyereza gukunda abagabo n'abana, ukiga imigenzereze. Umugore mugenzi wanjye, iha value, iha agaciro umugabo wawe, iha value, iha agaciro umuryango we. Haleluya, haleluya. Imiryango twashatswemo cyangwa twashawe si twe dushaka, imiryango twashatswemo kubera iki? Biraza kuzuza rwa rukundo noneho mu ngiro. Iki ntago bivuga ngo abantu bose bazatumerera neza, ariko nta nubwo abantu bose bazatumerera nabi. Ese batumereye nabi ko biri tubwira ko twebwe ku rwacu ruhande tugomba kugira gute? Gushakisha kubana n'abantu bose amahoro. Uku kumenyereza rero abagore batoya gukunda abagabo babo n'abana bacu, harimo ibintu byose byongera agaciro, byongera kugubwa neza muri wa mugabo Imana yaguhaye. Yaba yubaha Imana cyangwa atagira gute? Haleluya. Atagira gute? Atayubaha birushaho kubiha no guhinduka urusenda no guhinduka umubirizi. Atayubaha, atazanabimenya, atazanabishima. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo mumenyereze abagore batoya ngo bafite abagabo baha Imana ngo bari babasha kubakunda no kubagandukira. Oya, yavuze ngo abagabo ishyiraho iki? Akadomo. Haleluya. Abagore turacyakundanye? Turacyakundanye? Nkundanye n'abagabo muri uyu mwanya. Imana itugirire neza. Haleluya. Ni rwa rukundo nirwo tukiriho ku ngingo ya mbere, rushyizwe mu ngiro, rushyizwe mu bikorwa, kuko uwo muntu muri kumwe bigomba kumuherekeza ubuzima bwose Imana ibatije. Ukiga imigenzereze iha akazi ke cyangwa umurimo we agaciro. Ariko muzi ko, ariko abo bantu bibaho banza batari hano, muzi ko bishoboka ko umugabo wenda tuvuge ko n'amafaranga yapfushije ubusa data, ariko yikuyemo 1,000 cyangwa 2 cyangwa 5 arabizanye mu rugo. Umugore muzima w'igihagararo kizima nk'iki cyanjye, haleluya, akavuga ati ubu busa ubuki Yesu mwese, ubu busa urabona aribwo nza, akabaririmba muri korari ahantu, akaba ari umwe mu idini rya Gikristo byari twaze tubizi. Ubundi iyo wibutse imvune yo gushaka ubuzima, ubundi iyo ubyibutse wohereza umugabo ka message gushima utunze urugo. Ariko no gativugisha ibyo utanze uvuga uvuye aha. Kandi nanjye ndavuga nzogere naragaruke. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uru rukundo rushyizwe mu ngiro turimo twimenyereza ni uguha agaciro ibyo bintu byose bimwongerera agaciro, yaba ameze neza cyangwa atameze neza. Ndabivuga n'umutima, ndi umugore mugenzi wawe yatameze neza biravuna, ariko wa mwuka wera wahawe wa Kristo waje mu buzima bwawe nukuri azabigushoboza.
ariko adahari urugamba murundi. Imigenzereze imuherekeza mu rugendo rw'ubuzima, kuko si umugenzi uramukunda ari mugoroba mu gitondo yigendere, ni imigenzereze y'urukundo rumuherekeza mu buzima bwose, kuko mu nshingano twahawe harimo kwakompanya, harimo guherekeza, harimo kugendana, harimo gufatanya n'abo bagabo Imana yaduhaye. Ariko ubu kuki ufite umugabo, kuki umufite, mwibaza ko atari umugisha w'Imana? Hari abantu bajya bavuga ngo kenshi ikintu tumenya agaciro kacyo tutakigifite. Mwarabibonye namwe ko ariko kuri Imana itugirira imbabazi, iduhe guha agaciro abo Imana yaduhaye, ntirengagije ko hariho aho bigoranye, ariko nzi neza ko bishoboka. Imigenzereze imuherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwose. Umugore uri supportive, umugore ushyigikira, ubwo turacyari mu kurukundo, kwimenyereza gukunda umugabo no gukunda abana. Imana ishimwe cyane, kubyimenyereza, urema icyizere mu bo mwashakanye, ukitoza kuba umugore uri reliable, niko bavuga mu cyongereza, importance ni cyongereza cyawe, nananiwe kukireka, nanirwa kugifata, ndaho hagati kandi ndakomeje ndakivuze, uri ushobora kwishingikirizaho. Mu gifaransa bavuga ngo uri fiable, kandi nacyo sinzi neza niba ari cyo, ariko ni nk'ibyo. Yesu ashimwe cyane, ushobora kwiringira. Haleluya. Umugore wiringirwa, tukabisaba Imana ko idushoboza kuba biringirwa muri domene zose. Hari igihe usanga twiringirwa muri domene zimwe, ukaba rwose uzi ko numusigira amafaranga ntazayasesagura, ntazayapfusha ubusa, ntazanayarya, si n'umujura, nubwo habaho n'abajura, ariko ugasanga we ntaho. Ariko kuba fiable mu bintu byose, mwibuka ko turimo kugira gute? Kwitoza. Haleluya, haleluya. Kwitoza ni ikintu gihora cyunguka, ni ikintu ntashoboye umunsi ariko ndimo ndigira imbere. Kwitoza kuba fiable, kwitoza kuba umwiringirwa. Uzi ko hari amabanga abagabo bashobora gutinya kutubwira kuko tutari iki, tutarabiringirwa. Turakura mu mwanya w'Imana no kwitoza kuba abagore bameze nk'uko Imana ishaka, tugahinduka biringirwa, hanyuma Imana y'imbabazi ikagahindura abajyanama babo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe rero umuntu aba agukunda rwose, ariko kubura uku kwitoza turimo kuvuga, ukabona ahubwo wagira ngo arakurwanya. Yesu ashimwe. Umugore we akaba agukunda, ariko uko atarimo kwitoza ngo yige uko umugore akwiriye kumera, akamera nk'aho arwanya umugabo we kandi atamurwanya. Kubura imyitozo y'ibyo Imana idushakaho biduhindura abantu bameze nk'abarwanya abo twashakanye. Uzi uko mbivuga? Murabona nk'abantu bakina umupira, barimo gukina football, umuntu witoje nabi mu kibuga, mugenzi we bari mu ikipe imwe, bari muri team imwe, mugenzi we yajya gutera igitego mu izamu, wa undi kuko atitoje atazi uko bagarura umupira, akaba ari ubangamira igitego. Hari umuntu unyumvise? Abangamiye igitego atabishakaga, ariko kubera imyitozo mikeya. Habubwo rero iyo tutarimo kwitoza muri uyu muhamagaro data yaduhaye wo kugirirwa umuntu, tukitwa abagore, tukagira abagabo, tukaba dufite imbabazi z'Imana zaba turindiye bagihari, bahari neza cyangwa bari mu manegeka, ariko bahari. Imana ishimwe cyane. Kubura imyitozo bigatuma tumera nka wa mukinnyi ubangamiye mugenzi we ngo igitego ntikinjire, kandi atabishakaga, tukabarwanya tutabishaka. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga kwimenyereza gukunda abagabo bacu n'abagore. Reka njye ku ka kabiri, kavuze ngo kandi ngo babatoze kuba abanyangeso nziza. Ariko ingeso nziza nubwo tutamenya kuzivuga ngo tuzirangize, ariko ingeso nziza ziraryoha. Nta muntu n'umwe utaryoherwa rwose kwicara ahantu hari abantu b'abanyangeso nziza. Na babandi batarakizwa yari umunyangeso nziza, biba biryoshye kubana nabo. Ariko uzi umuntu w'umunyangeso mbi ko wiganyira no kumusura ni yari mwene wanyu, kavuga arahita nkubita ikijambo, arahita njombesha iki, araba ameze nk'ikinyogoti. Ikinyogoti nicyo gifite amaho ahantu hose, ntaburi. Ariko umunyangeso nziza kwicarana nawe biraryoshye. Rero mu bintu Bibiliya dusabye kwiga ni ukuba abagore b'abanyangeso nziza. Muri make mu nshingano dufite harimo kuba abanyangeso nziza. Ninde muntu wari wishimirwa kubwirwa nabi niyo twakosheje? Hari umuntu bari babwira nabi akumva arabyishimiye, haba ku kazi, haba uwo mwashakanye cyangwa uri muntu wese mufitanye indi relation, yagukosoza nabi ukumva birakuryoheye? Haruhari? Twese twishimira kugira gute? Kubwirwa neza. Iyo turi mu makosa mbagira ngo umbwire neza, kandi nabyishe, ariko umbwire uburyo ubutanza bikora neza. Musoze iki? Ineza. Mu nshingano rero z'abagore kuba mu ngo zabo harimo kuba abanyangeso nziza. Niba utishimira kubwirwa nabi, kuki nabi yagucika? Ntuborogera umwami ngo ayikumaremo, ujye wakiriza abantu neza. Umujinya nta muntu ukunda, kudahabwa icyubahiro nta muntu ubikunda. Uzari bimuna kwambaye agaciro kawe akakwima icyubahiro uburyo ubabara. Mu byo twitoza harimo kuba abanyangeso nziza. Aka gatatu,
akako karakomeye muri iki kinyejana, ngo twitoze kutiyandarika. Ku Kinyarwanda ni cyiza we, kwiyandarika harimo ibintu byinshi, ariko bavuze ngo abagore bakuru ngo batoze abagore bakiri batoya kutiyandarika, niba bakiri batoze kwiyubaha. Niba harimo ikintu nabonye gitwara ubwiza bw'umugore no kwiyandarika, niba uko maze gukura, kandi abari abantu bakoze turanduranye, ukareba hirya hano hino ukiha kuba mwarimu ariko niba hari ikintu cyambura agaciro umuntu mwiza wize ufite ibifaranga bye, uri ufite igihagararo gisa neza, ariko ukabona atakaje valere, no kwiyandarika. Mwarabibonye namwe? Bibiri rero yatubwiye ngo mu nshingano z'umugore ngo twitoze kutiyandarika, muri make kwiyubaha, twitoze kwiyubaha. Niba warashatse ntabwo ukiri available, warafashwe. Umugani w'abageni twajyaga twandika ku mazu jenoside ikirangira, warafashwe, uri booked forever, ku buzima bwose. Kwiyandarika no kuba available ku bantu bose, nta nubwo nimo nganisha gusa ngo banasambanye. Yesu ashimwe, haleluya. Mu nkurikira bari hano n'abari kuri, nta nubwo nimo mvuga ngo basambanye, nubwo nabyo bijya bigerayo, ariko hari amagambo, hari na message, hari n'inyifato idakwiriye umugore uri mu mwami. Muranyumva? Abagabo bari barimo bafashwa ushize nicaye ahantu ntegereje abantu twari tugiye gukorana ibintu, hari muri quartier y'ubucuruzi, aho uba wicaye mu modoka utegereje, ariko uyitegeye amaduka. Hari umugore udakuze cyane ariko utari na muto cyane, yari yambaye impeta, narayirebaga, umva yazonze umusore bakorana. Urabona ko amaduka bari manini bambara uniform. Yazonze umusore, bari bicaranye ku ntebe, bari bicaye hanze, nta bakiriya bari bahari. Akamufata ku rutugu, akamuzengurutsa akaboko, akinjira mu mufuka, akaba akavanye ku rutugu, afashe ku bibero, akaba aramuze. Nkavuga ariko uriya mugore ntabwo azi ko uriya mwana w'umuhungu yambaye umubiri. Ngumvise se meyanyishe, umva ukuntu nanduranya ibindeba, ntibanzi, simbazi, sindi bujye kubabwira, ariko bigize twabaye gute twakowe n'umugabo umwe. Haleluya. Navuze ngo wenda ntibari gukomeza no gusamanya, ariko inyifato ubwayo irandaraye, uri umugore w'umuntu, baraguhobera, baraterura ibibuno, baraterura amabere, ahantu hose come on. Umuntu aratinyuka kohereza message. Burya ubundi nitwe twiteza abantu. Aramutse abaye n'ikirara gikabije, kuko nabyo bibaho, ari birara byamazeho bitagira ikintu bitinya, ibyo nabyo bibaho. Ariko hari imvugo subiza umuntu, hari indoro ureba umuntu ntazongere guca muri izo nzira. Mana ishimwe, hano turakijijwe, turimo tujya mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo mu bitozwa abagore harimo kutiyandarika, kutandara, kwiyubaha. Mu Migani 31 umurongo wa 30 aravuga ngo igikundiro kirashukana, uburanga bugashira, ngo nyamara umugore wubaha. Haleluya. Igikundiro kirashukana, kandi kuko ubwenge bwo mu mashuri harimo amafaranga, harimo ikibariro, harimo n'ubwiza bw'inyuma. Haleluya. Ubwiza bw'inyuma butera ubwibone. Nta zuru witeyeho, nta kimero wihaye, nta kaguru wihaye. Twaravuze dusanga nuko dusa, nuko tureshya, ariko umuntu akumva abaye igitangaza. Bisaba rero ko uhora ushima Imana yabiguhaye, ugaca bugufi, kuko bitera agatima kirata n'amafaranga. Kandi amafaranga twigirira ntabwo ari uko twamenye kuyakoresha cyane, kuko witegereje n'ubwenge wahawe, bwa bwenge butuma usobanura ibintu. Ushobora gusanga mu ishuri aho wigaga mu cyaro kera hari undi mwana wabaga uwa mbere utaragize amahirwe nk'ayo ufite, ugasanga undi muntu wakoze cyane ntiyagize umusaruro nk'uko wagize. Byose ni ubuntu bw'Imana, nshuti z'Imana. Haleluya. Abagore bakwiye gutozwa kutiyandarika, kubera ko uburanga n'igikundiro birashukana, ngo ariko umugore wubaho uhoraho niwe ukwiriye kuratwa. Mu bintu rero byambura umuntu agaciro harimo kwandarara no kuvogerwa. Nongere mvuga ngo nubwo bitagera mu busambanyi, kuko akoko ni agahebuzo k'ikibi, ariko n'imvugo yiyubashye yizihira umugore, umuto n'umukuzi. Nishimye cyane. Mu bintu rero nabonye bimwe bigezweho, bisa nk'ibigezweho, nuko kutiyubaha hari ukuntu kagenda kagira nk'agaciro, bikitiranwa n'ubusirimu, bikitiranwa n'ibigezweho. Ugasanga abantu basigaye bafite imvugo kubera media na internet, abantu mico y'ahantu hose turayibona mu ntoki zacu twese tubifite. Ugasanga ukuntu umuntu abantu bavuga ibintu, abakobwa basigaye bavuga ngo none ugasanga abantu bose nuko bavuga n'abakuze.
ni ukuri bitwara icyuma, ni ukuri byagutwara agaciro. Kwiyubaha biradukwiriye. Kwiyambarika kera kwabaga kuri mu mihanda, ariko uyu munsi kuri ku matelefone. Sitati zanjye ziriho iki? Wibuke ko akuzuye umutima agasesekara he kuri sitati. Koko byiza ko duteye neza, ariko siko hari amafoto 1, 2, 3, 30 adakwiriye umugore wubaha Imana. Kuri sitati ni ku karubanda. Umuvandimwe umwe yigeze kunyereka akavuze detaye y'ibintu byamenyeka, ariko yari video y'umumama nduta ariko urimo ubyina basohotse ahantu mu kabari, abyina ibintu bibiri bizarre, biri weird, arangiza agashyira namba no kuri sitati wenda hareba n'inshuti zawe simbizi, ukumbanza ntahandi ari inshuti, ariko kari urabizi hari igihe nyine ngo twitwa ngo aba influencer nawe ukaba ufite abantu bakurikira nk'ibihumbi bingahe, kakaba kari aho ngaho kuri Instagram, ibintu bitizihiye umugore mu Kristo. Bibiliya yavuze ngo utagabanya amahane, mumbwire utagabanya amahane uve kuri iyo ngingo ujye ku yindi, ariko Bibiliya yavuze ngo batoze abagore bakiri batoya kwiyandarika. Mana ishimwe cyane, iby'agaciro rwose byinshi birahishwe biratwikiriwe. Ibyo bishobora kuba bidakorwa n'abantu benshi, ariko nirebe wirebe, ndebe mu ngiro zanjye no mu migenzereze yanjye, byose byuzuyemo kwiyubaha umuntu wamenye Imana. Aka kane bagomba kubatoza ngo no gukorera ingo zabo. Imana iha umugisha abagore bakorera ingo zabo, barahari ni benshi, bataryama amanywa nijoro, bakorera ingo zabo. Bamwe muri abo ngabo bafite abagabo bataye ingo, bafite abagabo badahagaze mu nshingano, hari n'abandi bafite abagabo bahagaze mu nshingano, ariko Imana iha umugisha abagore bakorera ingo zabo, batuma icyitwaga inzu gihinduka urugo, kigahinduka a home, ahantu ha welcoming, ahantu ho gutahwa, bataryamye bavunitse. Imana ibaha umugisha. Gukorera ingo zabo nabyo biradukwiriye mu nshingano zacu. Mu myaka ya kera nko muri za 60 na za 70 nkaho ngaho, gukora imirimo yo mu rugo nibyo byari rusange ku babyeyi bose b'abagore. Wari umurimo munini kuko mu bidufasha, yaba ibikoresho byo dutekesha, ibyo tumeshesha n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ndetse n'abadufasha byaba abakozi ntago byabagaho, ntago byabaga bihari byibuza mu bice byacu. Uwo murimo rero kuba umugore wita ku rugo gusa wari umurimo munini kandi uvunanye. Uyu munsi nanone kirushijeho kugorana nuko umugore arasabwa gukora byombi, gukorera mu rugo no gukorera hanze. Ariko mu nshingano Imana yahaye abagore muri Bibiliya harimo gukorera ingo zabo. Tekereza ko n'abagore nubwo abagabo bari ba provider, ariko tekereza ko n'abagore Imana yababwiye ngo bitoze gukorera ingo zabo, ngo mwabagore bakuze mwe mutoza abagore batoya kwitoza gukorera ingo zabo. Bafite umurimo wo gukora hanze, bazana ubutunzi, ariko bafite n'inshingano zo gukorera ingo zabo mu rugo. Imana ishimwe cyane. Hari imiryango imwe n'imwe nagiye mbona ishobora kubyumvikanaho igihe abana bakiri batoya, umugore ibyo gukorera hanze ntabikore, agakorera mu rugo, akarera abana, akita ku rugo. Ubonaho n'umurimo mwiza kandi w'icyubahiro kuba bishobora, ariko hari igihe bitari bushoboke kubera impamvu zo gushaka ubukungu kugira ngo biteze imbere n'ibindi bakwiriye gukora. Ni umurimo rero ukomeye, kwita ku rugo ni umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro. Ntabwo rero umugore akwiriye kwitwaza ko adafite inshingano zo hanze, afite izo mu rugo, ngo bimubere none umwanya wo guhora kuri televiziyo no kuri telefoni, kubera ko none afite umwanya wose. Abana batangiye kujya mu ishuri, afite umwanya, araje adukubitiro stati nka 30, yongera zihindure, yongera, mbese afite umwanya ukumva amakuru yose yandi yo kuri za YouTube zo muri Kigali, warwanye na kanaka n'uwasenye na kangahe. Yo Imana itubabare niba muri twebwe harimo abagore nk'abo ngabo. Ntago bikwiriye, kuko ntago ari ugukorera urugo, nta nubwo ari no kurwitaho. Ni umurimo rero, gukora umurimo wo mu rugo ni umurimo w'icyubahiro. Imana igutegerejeho kuzahagarara imbere yayo ugakoresha ya mahirwe, ukayisobanura ya mahirwe yaguhaye kuba uri mu rugo rwawe icyo wayakoresheje. Uyu mugore rero akwiriye gukora byose nk'ukorera Imana, kandi akita kuri iyo investment, kuri icyo gishoro arimo ashora mu bana be, ku mugabo we, kuri icyo gihe afite, kuko ntikizahoraho. Hari igihe biba ngombwa no gufatanya ibyo hanze n'ibyo mu nzu bikaba byinshi. Koresha neza icyo gihe ufite, ugikora nk'ukorera Imana. Abana barakura, ibihe birahinduka, koresha neza igihe ufite. Bigaragare ko koko urwo rugo ururimo, ariko uzi kuba uri mu rugo kandi bikanagaragara nkaho utarurimo. Imana itubabarire kandi dushoboze kuba abagore bita ku ngo zabo, bigaragare ko tururimo, dutume izo nzu zihinduka koko urugo mu buryo bwuzuye, yaba
physically mu by'umubiri bisanzwe, yaba mu kurema ikirere cyiza, bwo wenda twaba tuvuze emotionally, kurema ikirere cyiza gitahwamo koko harimo umubyeyi. Sinzi abakuze muri twebwe, ariko iyo wataha ugasanga mama mu nzu, hari ukuntu ibintu byabaga bimeze neza, wasanga none adahari ugasanga hari ikintu cyahungabanye. Reka rero tuhabe duhari mu buryo bwose. Niba twarakomeretse tukaba dufite imibabaro runaka ituma twikingirana mu byumba, ituma tutaryoherwa n'urugo rwacu, reka tubizanire umwami abidukize, ariko ingo tuzibemo, tuzirimo, kuko ni inshingano twahawe n'umwami wacu. Kandi no mu buryo bw'umwuka tutahibagiwe, tureme ikirere cyo gutoza abantu kubaha Imana, ikirere cyo gusenga, ibyo byose biratureba, tudasize n'akantu k'ubwenge. Hari igihe ugera mu rugo rw'umuntu ukumva uranezerewe, ugasanga ibintu bye biri mu bwenge, ibintu bitondetse mu bwenge, ukavuga utaha ahantu haba umugore pe. Mana ishimwe, haleluya. Kandi dukwiye no kubyigira ku bandi igihe tubonye umugisha waba bidufite. Rero biba byiza ko ibyo bice byose byakwijya. Hari igihe usanga hari ibintu by'ubwenge no gutondeka ku murongo, kubera ko umuco wacu wa Kinyarwanda nawo ni igitangaza. Hari igihe uzi gukora ibintu birebwa n'abantu, ariko washaka nk'akantu k'umuntu n'ubugwaneza ugasanga ntakahari, kubera ko byose bibereho abandi bahagenda batazaducisha mu ijisho. Imana ibiturinde, twebwe tuhabe mu buryo bwuzuye, Imana idushoboje. Mu byo hanze kandi naho Bibiliya ntiyaharetse. Bibiliya yuzuye abagore bakoze imirimo yo hanze, bakinjiza mu buryo buri financially n'iby'agaciro. Imana iha umugisha abagore babyuka igitondo bakagaruka bakita mu rugo byo mu rugo bagashaka n'amafaranga. Imana yo mu ijuru iha umugisha. Ntago twasoma kubw'impamvu, ariko hari umugore witwa Lidiya wo mu Byakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 14, ngo yari umucuruzi wacuruzaga imyenda ihenze. Bibiliya y'ijambo ry'Imana niko ivuga. Ariko amaze kwakira agakiza, arongera atumira abakozi b'Imana, n'urugo rwe ruhinduka icumbi ry'abakozi b'Imana, atoza abo mu nzu ye kubaha Imana, kandi ari n'umucuruzi. Kwita ku byingo zacu, Imana ishimwe cyane. Tubona abandi bagore baherekezaga Yesu ngo bamufashisha ibyabo, babaga bafite amafaranga. Imana idushoboze, idukingurira imiryango. Tugarutse rero kuri uyu mugore wo muri Proverbe 31, Bibiliya iravuga ku murongo wa 15 na 16 muri ijambo ry'Imana, ngo abyuka butaracya agategurira be ifunguro, abaja nabo abagabanya imirimo bakwiriye, arambagiza umurima akawugura, mu nyungu z'umurimo we atera imizabibu. Ngo umurimo we awukorana ubwira, ntiyigera arera amaboko nk'umunebwe. Uyu mugore namwe arabahinyuza, araduhinyuza, umwigiraho ntibirangire, ibyo twigisha ni byinshi. Ngo umurimo we awukorana ubwira, ntiyigera arera amaboko nk'umunebwe. Ngo abona ibikorwa bye bijya imbere, ninjoro akomeza gukora ku mucyo w'itara. Atunganya ubudodo n'amaboko ye, bityo akaboha imyenda n'intoki ze. Aboha imyenda akayigurisha, agurisha imikandara ku bacuruzi. Ni umugore w'umukozi mu buryo bwose. Iyo bavuze nk'aka kantu kavuga ngo atunganya ubudodo n'amaboko ye, mpita numva n'imirimo iciriritse, twita ko iciriritse ari ubucuruzi buto, ariko abukoresha n'amaboko ye kugira ngo akorere urugo rwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Intoki ze ntizinebwa, ngo byose arabyihutana. Aka gatanu karavuga ngo ni ukugira umutima, ngo dutoze abagore bakiri batoya kugira umutima. Umutima ko tuwufite bawugira gute? Bawushyira mu ngiro ukagaragara. Bibiliya nanone yavuze ku murongo wa 25 muri iki gice cya 31, ngo imbaraga n'icyubahiro, uyu ni wa mugore. 25 muri Bibiliya yera haravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, ngo kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho. Imbaraga n'icyubahiro nibyo yikenyeje. Imana ishimwe cyane, ni umugore w'umutima, ngo arangwa n'imbaraga n'icyubahiro. Ku murongo wa 26 wavuze ngo imvugo ye irangwa mu ubwenge, atanga inama z'ingirakamaro. Ni umugore w'umutima. Imana ishimwe. Muri generasiyo yacu, muri iki gihe kimeze gutya kirangaye, cyasamye, gifungutse, Imana iduhe kuba abagore b'umutima, kuko biradukwiriye. Ibi bintu byanditse muri Bibiliya, ntabwo ari iby'umuco wa Kinyarwanda gusa. Umuco wa Kinyarwanda habamo abagore b'umutima, ariko umuco aho ubera umuco ni uko ukora ku bigaragara, ariko ibikorwa n'Imana bihera mu bitagaragara byo mu mutima, bikazahinguka inyuma. Mu Kinyarwanda umuntu ashobora kuba umugore w'umutima inyuma, ariko mu mutima ari igitangaza, akorera amahano hatagaragara. Imana ibiturinde, haleluya, haleluya. Ngiye gusoza, ni munyihanganiho gatoya. Imana ishimwe. Dutoze abagore bato kugira umutima, natwe abakuru tuba abagore bagira umutima. Ku murongo wa 26 bavuze ngo imvuga ye irangwamo ubwenge, atanga inama z'ingirakamaro. Uko niko kugira umutima. 27 ngo ab'urugo rwe abatoza imico myiza, yirinda kuba inkorabusa. Imana idushoboze, haleluya. Nubwo gusamara bisa nk'ibigezweho, ariko niba hari ikintu cyambura abantu cyangwa se igitsina gore agaciro, ni ugusamara. Imana ibiturinde. Aka gatandatu ndashoje, kavuga ngo mubatoze kwemera kugengwa n'abagabo babo, cyangwa kwemera kuyoborwa n'abagabo babo. Mu myaka dusohoyemo, ibintu byo kugengwa
ntabwo bigezweho cyane kuko abagabo bariga tukiga bakazana amafaranga tukayazana. Noneho twakoze n'utundi dushya, baraba abapasiteri tukababo, barayobora ibigo tukabiyobora. Turaringaniye hano hose turaringaniye, ariko kububaha Imana kuba ari muri Kristo Yesu. Haleluya. Bibiri yaravuze mu Bakolosayi 3:18 muri ijambo ry'Imana ngo bagore mwubaha abagabo mwashakanye nk'uko bikwiriye abari mu mwami, abari muri Nyagasani. Imana ishimwe. Isi zarinda ivaho, izingo irangire, iringiri rikiri hame kububaha Imana. Imana ibaha umugisha. Reka nsubire mu tutuntu nyuma dusoze. Mu nshingano z'abagore twakuye muri Tito, akambere kavugaga ngo twimenyereze gukunda abagabo n'abana bacu. Imana ibidushoboza. Aka kabiri ngo twimenyereze kuba abanyangeso nziza. Aka gatatu kutiyandarika. Aka kane gukorera ingo. Aka gatanu kugira umutima. Aka gatandatu kwemera kugengwa, kuyoborwa n'abagabo twashakanye. Reka dusenge. Tugira impamvu ibihumbi zishobora kubangamira uyu murimo. Zimwe muri byo ni ibikomere, no guhemukirwa, no gusanga ibyo wari witeze ko mwashakanye si byo wabonye. Ibindi ni kamere y'icyaha, ibindi ni ukudatozwa. Sinzi ikikubangamiye, ariko kizanira umwami. Ibi bintu umutima wawe ubyifuza. Wibuke ku inshingano yo kuba umugore wayihawe n'Imana. Imana yatugiriye icyizere, iduha gushaka. Abenshi duhindura ababyeyi. Wibuke ko nta hantu umuntu aba yarabyize. Iyo waba mu rugo rumeze neza, mu muryango umeze neza, kubishyira mu bikorwa n'irindi shuri dushobozwa n'Imana. Mugore mugenzi wanjye, murumuna wanjye, we waba umukobwa wanjye, wowe tungana se, tuba twarishe byinshi mu myaka, ariko Imana nasanze ari Imana y'amahirwe ya kenshi, ni Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Muzanira ibyakubabaje bituma utarimo kuzana ibyiza mu nzu yawe. Muzanira ibyo wagerageje bikanga. Ni umunyembabazi, ashobora byose, ariko wifuze kuba uyu mugore umeze nk'uko Imana ishaka. Subire mu ijambo ry'Imana, wigire ku bandi bagore barimo nabo bagerageza. Nubwo wafata umukoro wo kwiga iriya migani 31 ugahera ahandi baherera umugore ku murongo wa 10, nubwo wafata uwo mukoro ukavuga uti reka nige kuri uyu mugore byonyine, reka ndebe umwete abyukana, imbaraga hagurukana, nanjye nikiza ubunebwe. Ukareba imigenzereze ye byonyine, ukareba uburyo amenya imico yo mu rugo rwe byonyine, tukamwigira tuvuga ngo reka ngerageze. Harimo ibyo nishe, ariko ngiye guhaguruka. Maze imyaka nsiganya umugabo wanjye, ariko umunsi birahindutse. Menye ko kuguhamagara n'Imana yakumana. Nubwo umugabo yantoranyije nka umugore we, ariko kuba umugore ni uguhamagara kw'Imana mu buzima bwanjye. Ni ukuri nitwitoza ibi bintu ingo zacu zizabaho. Bibiliya yaratinyutse iduha inshingano ikomeye. Iyo nshingano yamvunye umutima imyaka myinshi, nkajya numva ari ukuntu Bibiliya yabereye, umva Imana yarabereye, umva yoroheye abagabo, ngo umugore w'umutima wese yubaka urwe rugo. Nkavuga ariko Mana, ubo bantu bose basenye ingo nuko bataraba umutima. Bashobora no kuba baraba umutima kuko urwo rwubakwa na babiri, ariko reka nkuru rwanjye ruhari, nawe ko urwawe ruhari. Ko Imana yakwizeye se ikabikuvugaho, nuko yarizwe hari icyo byakora. Dufite ingo zirimo imimerere itandukanye. Bamwe n'abagabo bubaha Imana, nabo bari mu mwitozo wo gusa na Yesu, ntibaburi bibahinyuza, ariko abandi wenda ntibazi n'Imana namba. Waba ufite ububaha Imana, wimuvunisha, mwunganire rwose, kora urwawe ruhare, uhagaze mu maso y'Imana. Nimba tubaha Imana kandi urasabwa ahubwo gukenyera ugakomeza, kinginga Imana kurushaho ngo iguhe ubuntu n'imbaraga, igushoboze rwose guhagarara mu mwanya wawe, udasiganye uwo muvandimwe utaramurikirwa. None se arakura hehe umucyo, arakura hehe imbaraga ko ataramurikirwa n'ubutumwa bwiza ngo nawe akizwe, yuzuye nyine ingeso zose nk'iz'abantu buzura. Ahubwo saba Imana imbaraga, wirujugunya, wiruta, inginga Imana, gisha inama, senga, wibirekura. Dore uhahagaze none umeze nkaho uri papa na mama, aba ari cyo gihe cyo gupfa nawe. Oya, Umwami Imana ari kumwe natwe. Data
data niwe watangije umuryango mu byibuke. Ntago ari inama z'imiryango, ntago ari abantu babanje kuba bakabigira mu inama. Ni Imana yavuze ngo si byiza ku mugabo n'uyu mugore umugabo aba wenyine, iranzana nk'umufasha, irakuzana, itugirira imbabazi. Uyu munsi turacyazirimo, uko zimeze uko ariko kose. Niba ari kwiza zarushaho kuba nziza, niba ari kubi zakira, kubera Imana iri imbere muri wowe. Ndakwingenze uvuga uti ngiye kubakana n'Imana, kandi umuntu wa mbere ugiye kubakwa ni njyewe ubwanjye. Ngiye kuba umwiringirwa, ngiye kubera uyu mugabo inyunganizi. Hari umugore wo mu Nigeria njya mvuga, nigeze kumwumva rimwe avuga umuvuga butumwa, ibindi byinshi yigisha sinemeranya nawe, ariko aho ngaho yarahagaze aravuga ngo bamaze guhamagarirwa umurimo w'ubushumba, ngo yaravuze we mu mutima we ngo ahagarara imbere y'Imana, ngo aribwira ngo Uwiteka Mana yanjye, ngo uyu mugabo nagwa. Yari afashe inshingano ikomeye, ariko yatwigisha ngo uyu mugabo nagwa, uyu mugabo nagabanukirwa mu mbaraga, Mana uzabimbaze. Aravuga ngo ngiye kumushyigikira, ngiye kumusengera, ngiye kumuba iruhande, ngiye kuhahagarara. Mana, cyaduha abagore bagambirira muri ubwo buryo, no kuri Imana izabikoreramo. Ntugira gisimbura, ni wowe mugore muri urwo rugo. Bera uwo mwashakanye inyunganizi ikomeye, ihugura aho ugomba kwihugura. Hari igihe umuntu anebwa akarekera akajya avuga ati njyewe nararangije, byo nagomba kumenya, ibyo nagomba kwiga. Wararangije ku myaka 30, 40, 50, nanjye nsubira mu ishuri. Warangije ibiki? Ibintu byose bidufitiye umumaro ko tubigihingamo, tukabishaka, tukabibona. Nta kindi kintu gifite agaciro muri iyi si nk'urugo rwawe, aho uzasazira, aho abana bawe barererwa. Mu ngo zacu niho hazavamo abantu bafite umumaro mu gihugu, ni naho hazavamo abajura n'ibisambo. Reka twebwe dukora urwacu uruhare, Imana izakora ibyayo nk'Imana. Imana idushoboze, iyambura ubushwambagare, iyambura imibabaro, iyambura ibikomere, iyambura ubuswa, iyambure kudamarara. Bwira Umwuka Wera ngo nshoboza, ndahagurutse ndi kumwe nawe. Reka dusenge, reka mbasabe muhaguruke, abadamu by'umwihariko duhaguruke dusenge umunota umwe. Imana ibahe umugisha, murambabare wanza narengeje umwanya. Reka dusenge. Data umutima wawe, Data turi imbere yawe nk'abakobwa bawe, twagize umugisha, twitwa abagore, twitwa ababyeyi, tugira n'abo twashakanye. Ingo tubamo twese urazizi, harimo inziza zikeneye kuba nziza cyane, harimo inziza cyane zikeneye kuba agahebuzo, harimo izirwaye zikeneye gukira, harimo iziri mu manegeka mwami zimeze nk'iziraye ziri busenyuke, ariko wazizura. Turazikuzaniye, tukuzaniye imitima yacu, tukuzaniye amarangamutima yacu, tukuzaniye ubuzima bwacu. Bimwe mu byo twumva bishobora no kudukomeretsa, ko ari byo twagerageje bikanga, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tuguhaye imitima yacu ngo dushoboze guhagarara mu nshingano zacu nk'abagore. Twigisha ubwo bwenge bw'imigenzereze bwo gukunda abagabo bacu n'abana bacu, dushoboze kuba biringirwa, dushoboze gukorera ingo zacu, dushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo kuba abantu basa nk'uko ushaka, bahagaze mu nshingano ushaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, tubinyunganizi. Abana bahirwa kuba barabyawe natwe, abagabo bahirwa kuba barashakanye natwe, abagore batoya bari buturebe na bagenzi bacu bahirwa kuba baramenyanye natwe. Ingo zacu zihinduke mwami w'abami igicumbi cy'umugisha, ahantu hari ibyiza. Twuzuza imbaraga zawe kugira ngo ibisa nk'ibinaniranye bishoboke nyaguhora ku ngoma. Tukuzana ibyo mu mwuka tutabasha kumenya, kugira ngo ibyo nabyo bikemuze imbaraga zawe. Amaraso yawe nadutwikirane n'imiryango yacu, nadutwikiranye n'abo twashakanye. Abari bacogoye rwose bananiwe basubizwamo imbaraga mu izina rya Yesu. Ab'imitima yabo yakomerekejwe n'ibyo bakorewe n'abo bashakanye cyangwa n'imiryango yabo, Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima ikaba yarabaye ibisenzegeri. Uri Imana yasezeranyije gutanga imitima mishya. Tanga imitima mishya Uwiteka Mana Nyiringabo, dushoboze kubera abana bacu urugero rwiza, bazakura bishimiye ko ari twebwe ba mama bababyaye, bakabarera Uwiteka Mana Nyiringabo. Twuzuza ubutunzi bwose bwo mu ijuru budushoboza kubera ab'umumaro ku bagabo waduhaye, mukunzi mwiza. Urakoze mwami w'abami. Ingo zacu zishyize mu biganza byawe, iz'abatoyi iz'abakuze tuzishyize mu biganza byawe, ngo ikiganza cyawe cyiza kizikoreremo. Erega ni twebwe uzacamo, dushoboze. Twuzuza iryo shyaka n'umwete wo kubaka ingo nziza zimeze nk'uko ushaka. Mu minsi dufite n'ahangaha, mbere yuko tugusanga tuzabitwara abaye
umumaro ku bahungu bari abawe ukabaduha bakaba abagabo bacu, tuzabe twarababereye ab'umumaro ku bana wadutije akaba aritwe tubabyara bagaca mu nda zacu, tuzabe twarababereye ab'umumaro. Utwigishe kubigisha ubwenge bw'imigenzereze, utwigishe kubigisha kukubahanya guhora ku ngoma, ubidushoboze kubw'imbabazi zawe. Umugisha mwami abakozi bawe bategura ibi kugirirwa neza bitugumeho. Igice gikurikira ukomeza ubane natwe, mu izina rya Yesu dusenze, amen.